munsi rero nibwo iyi video yatangiye gutrendinga cyane, gusa igisohoka ntabwo abantu benshi bamenye ibyo ari byo, ariko wenda gato cyane kugira ngo ngire ikindi kintu mbabwira. Ubundi hano turi imageragere ku marembo nyine y'abatashye, andi batanyine iyo batashye ahantu banyura handi basohokera nyine. Rero iyi video tugiye kuyiganiraho mwumve story ukuntu ibabaje. Ni story ndende ndetse kandi ikaba story yakoze abantu benshi ku mutima ubwo batangiraga kubona ino video, ndetse kandi iyi video abayibonye benshi twavuga ko bagifite nyine rwa rukundo rwa karite, rwa rukundo rwa original barize. Byagenze gute rero niki cyabaye? Benshi bajya kuyibona babonye uyu musore bigaragara ko yarafunguwe, ariko mu gufungurwa hahita hashyirwaho kamera bisa nko bitandukanye n'ibindi byose byigeze biba, cyangwa se benshi bavuze bati uru ni rwa rukundo rwa Jacques na Rosa rwaje mu gihugu cy'u Rwanda. Ahagana ibumoso urahabona hari undi musore gato cyane, nureba iyi foto nashyizeho hari ifoto iri iburyo ndetse n'iyi video iri ibumoso. Ubona ko iyi foto iri iburyo uyu mukobwa yarari gupepera umuntu rero yarari gupepera n'uyu nguyu waruherekeje uyu musore ubwo yarafunguye nyine amutwaje utuntu mu ntoki twiwe nyine, ubwo n'utw'amadosiye n'uduki twose nyine twatumye nyine babaha bafunguwe n'ibiki byabo nyine, amadokima yabo nyine, ibintu byabarangaga, ibintu bisa nk'ibyo ngibyo byose. Noneho iyi story aho ikomerera ndetse kandi igasa nkaho inafata indi ntera ikomeye cyane, abantu bakavuga bati uyu mukobwa yagaragaje kwihangana gukomeye cyane, ndetse kandi anagaragaza umutima yakundiye uyu musore, ndetse kandi n'ibyabaye byose atigeze abyitaho cyangwa se ngo n'ubundi ngo abe yabitindaho. Rero ngo ubwo aya mafoto yafatwaga ngo ubundi uyu muhungu ngajya gufungwa byabanje gufasha mu buvuzi bwa Kinyarwanda. Gana muganga gakondo agufashe, afasha abantu benshi kurokoka urupfu ndetse n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye, kuko bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza ubuzima kandi buzira umuze. Muganga gakondo afasha abantu bose gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibihato, ibitegano, ibihuhirano, inyatsi ndetse n'igicuri, hakiyongeraho n'amarozi y'ibigaburano. Akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima, impyiko, igifu, kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye, ndetse n'indwara nka rubagimpande. Abafite ibyo bibazo bose muganga gakondo bakoraho rikaka. Kubifuza ubutunzi namwe ndetse n'uruhereko, ni mugane muganga gakondo kuko mwe mwashyizwe igorora. Kubatuye imahanga namwe igisubizo cyabonetse, mwashyizwe igorora. Impamvu yo gusiragira mu gahangayika mwibaza uko ubuvuzi bwabageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu ndetse na serivisi zose muganga gakondo atanga. Kuri nyine ngo uyu muhungu yaramaze gufungurwa, benshi baravuze bati n'ubundi nyine ibyo yarafungiye byose byararangiye. Gusa ngo byigeze bitangazwa, ntabwo yigeze hatangazwa ngo ubundi yarafunze azira iki, ese yarafunzwe yarakoze iki, byagenze gute. Ariko story ye ni story ndende, ikaba story ibabaje, by'umwihariko uyu mukobwa we iyo agiye no kuyibara ashobora kwikubita hasi akaba yagira gute, akaba yarira. Ibi ngibi bikaza gutuma nyine n'ubundi abantu benshi bavuga bati ese kuko mana yanjye ibintu bintu bigenda gute, ese haba iki kugira ngo n'ubundi abantu nk'aba ngaba nyine ibintu nk'ibi ngibi bibeho, ndetse urukundo nk'uru nguru rukomeze rugaragare mu bantu benshi cyane, aho nyine bigaragara ko isi yose ubundi nta rukundo ikigira, n'urukundo rw'iki gihe usanga nyine rukubeshyabeshyanya, nta muntu nyine uba ugikomeje. Abangaba ngo bakundanye mbere yuko n'ubundi uyu musore ajya gufungwa, ndetse kandi ngo barakundanye ku buryo bukomeye cyane, ndetse imiryango yabo nyine ibiha umugisha, inshuti zabo za hafi nazo zikavuga ati rwose urukundo rwanyu turarushyigikiye. Gusa mbere yuko wamugani dukomeza iyi nkuru, jya muri comment, ese ubundi cyangwa nawe byaranze byaragoranye, no uri muri babandi bavuga bati negereje ibi biraho ngaho byararangiye. So tugikomeje rero urukundo rw'aba ngaba, reka tubite Jacques na Rosa bo mu Rwanda. Rero aba Jacques na Rosa bo mu Rwanda bivuga yuko ngo bakundanye ku buryo bukomeye cyane, ariko bamwe mu nshuti zabo za hafi bikavuga yuko n'ubundi mbere yuko uyu musore afungwa ngo nta kibazo yigeze agirana n'uyu mwana w'umukobwa, ndetse kandi ko yamukundaga cyane ku buryo buhebuje, ndetse kandi yari story ngo yagendaga abwira abantu bose yuko nyine ngo uyu musore amukunda, ngo cyaba cyose nyine amukunda. Ibi ngibi ariko bigatandukana na bimwe mu bintu abantu bajyaga bavuga, ugasanga nyine kuba abantu bakundana cyangwa se hari ukuntu ibintu bimeze biki byose, ugasanga kuba umuntu muri close cyane cyangwa se muvugana ku buryo burenze, ugasanga n'ubundi yamara gufungwa ugahita umwihakana. Abantu b'i Kigali murabizi cyane, cyangwa se abantu batuye muri Kigali nyine urukundo rw'i Kigali rusigaye ari imibare, cyangwa se urukundo muri rusange si no mu Kigali gusa, usanga ahantu hose ari imibare. Rero benshi bavuze yuko urukundo bakundanaga abangaba bombi ko uyu musore agifungwa, benshi baravuze bati birarangiye
ntabwo bizongera bikomeza, ndetse kandi benshi bavuga yuko ngo batangiye guteretsa uyu mwana w'umukobwa ariko akagenda bahakana akabwira ati reka ntabwo byakunda, mfite umukunzi kandi umukunzi ntazigera amemukira, icyaba icyo ari cyo cyose ndamufite kandi nzamugumana, icyo wakora cyose nta kintu wakora nyine ngo njye nawe bidutandukane. Benshi bakomeza kugenda nyine bamugerageza, bivugwa ko ngo yagiye nyine ahabwa impano zigiye zitandukanye n'abasore bakize cyane bafite amafaranga, ariko ngo uyu mwana w'umukobwa akomeza kuba ibamba, avuga yuko nyine afite uwo umutima we wahisemo, ndetse kandi atazigera anamwihakana cyangwa se ngo abe n'ubundi yavuga yuko nyine agiye kumuca inyuma. Bivuga yuko ngo umukobwa yaramutegereje mpaka uyu musore afunguwe, nubwo nyine nkuko turi kugenda tubisobanura ibibazo yagiye ahura nabyo mu gihe yari afunze. Bamwe bamubwira bati turaguye ibi n'ibi gutya na gutya, uze twikorera ubukwe n'ubundi umuntu wawe arafunze, n'ubundi azafungurwa, ibintu byose byararangiye, atazafungurwa, ubuzima bwawe bumeze neza. Ndetse kandi benshi bakamubwira bati uvuga icyo wumva nyine ushaka kabisa, uze twibanire, nicyo kintu twebwe ubundi twifuza, ibindi byose bizaze mu nyuma. Ariko uyu mwana w'umukobwa akababwira ati reka mfite uwo nahaye isezerano. Bivuga yuko rero ngo uyu mukobwa murabizi ubundi mu busanzwe iyo bagiye gusura hariya basura mu minsi igiye itandukanye, ariko ahanini ugasanga bakunda gusura kuwa gatandatu nibwo bakunda gusura. Rero ngo bakundaga kujya imageragere, ngo bakundaga kubona uyu mwana w'umukobwa kenshi buri gihe ajya gusura uyu musore. Ibi ngibi rero bikagaragaza urukundo ngo yaragize gute yaramufitiye mu kujya kumusura kwa buri munsi. Rero ngo ni naho abantu benshi batangiye kugenda nyine bamumenyera. Rero ngo mu nyuma nibwo amakuru yaje kujya hanze yuko ngo agiye kurekurwa muri uku kwezi kwa 12, gusa ntihatangazwa itariki. Rero ngo ubwo uyu musore yaragiye kurekurwa, amakuru yose yari yamaze kugera ku nshuti ze ndetse n'abavandimwe babo, nyine barangije bahita bajya kumwakira. Mu kujya kumwakira rero nibwo kano video kafashwe, bigaragara nyine ko ari akantu keza cyane kashimishije abantu. Nk'uko uri kubibona, ubona ukuntu yagiye nyine agiye kumuhobera, ubona ko byamurenze nyine, bya bintu nyine biba byarenze umuntu. So rero nawe niba ugifite urukundo, niba nawe ufite umuntu ufunze by'umwihariko mukaba mwarakundana cyangwa se mukirakundana n'ubu ngubu, nawe nyine ugerageza kurinda isezerano. Ese nakubaza ngo isezerano ryawe uracyaririnda ryo mu rukundo, cyangwa yarafunzwe birarangira, cyangwa se no gufungwa gusa rigiye n'umuntu ahura n'ibibazo ugasanga uhise umwibagirwa? Ese bigenda gute kuri wowe? Ese byagenze gute? Niki cyabaye kuri wowe? Ese uwo mukundana bimeze bite? Ndagira ngo munyemerere tuze kuza guhurira muri comment twiganirire, mumbwire uko bimeze, mumbwire ese wowe urukundo rwawe bimeze bite? Ese namwe mufite urukundo nkuru nguru ku rwa Jacques na Rosa bo mu Rwanda? Duhure muri comment. Mugirire byiza, nge banyita Mr K.